twabigenza kandi bigacamo neza. Ese ni ikibazo cy'amafaranga? ngo Dominique yadufasha dufatiye hehe se buretse ibyo bizaba ngo mutabazi ngo yakwishe hari aho ugiye se hari imyaka ishize myinshi ku buryo wavuga gutyo ibintu byo kwanga ugiye kumpanurira bireke. Abavandimwe babiri se hari imyaka ishize myinshi ku buryo wavuga gutyo ibintu byo kwanga ugiye kumpanurira bireke. Urambwira iki? Yewe turaziranye mu mwanya w'iki se we cyakira uwo muntu ntaza ngo ngusobanurire cyakira uwo muntu by'ibishitani ibishitani nzaza inzoka ariko uzi inzoka mu nzozi zisobanura umva we nshakira uwo muntu mbwimba murane mutamubona umukire uwo muntu nawe nabona namukura he abanyamasengesho baba baziranye indaya baziziranye sibyo abajura baba baziranye hanyuma se umunyamasengesho ngenda ajya kumenyana nawe duhuriye he kare kose se n'abandi bamwe bari inshuti zanjye twasenganaga ubu yo bambonye barirukanka nta kunsuhuza none kuba banyita shitani mbona ko bakiruka neza narayobesha nabyise ndi muri mode mbi ariko ubashije icyo mbere ariko kugusetsa no kuguhumuriza. Noneho rero kurambere basabye kugira ngo usomeho gatatu gusa. Bakurambere barakira maje kukwakira neza. Kanze nkwereke ikintu bakurambere basabye cyo gikore neza. Shano gatatu niko bakurambere ko basabye ko bimeze kandi ko tugenda mu mabwiriza y'abakurambere niko babidusaba ko babidusabye. Shano gatatu tarenzaho na rimwe. Dore mugombye kumwakira neza noneho rero nuko ushakira umutsatsi umutsatsi wa murumuna wawe umusatsi w'umuntu wawe umutsatsi murumuna wawe kwa kurambere nabwo niko bambwiye. Ugombye kuwubona nubwo yaba asinziye ushaka kugenda kakataho ntabwo aba ari mwinshi cyane ariko ukagenda ugakataho kugira ngo abakurambere n'ubundi kugira ngo ibyo banegetse kugira ngo bigende neza. Ubwo bigoye ariko ugombye kubikora nuko baba badutegetse. Ariko nakazi katoroshye be. Nakorosha ariko buriya abakurambere buriya nabo afite uburyo bakugendaho iyo ugiye kubikora. Buri kumwe nabo imbaraga zabo ziba ziri gukora.
ufite imbaraga nyinshi ahubwo se ahubwo ugombye kubikora vuba. Nubonye biriya ibyo mukoreyeho biriya babenegetse ubikora nawe wumva nta bwoba abakurambere uri kumwe nabo. ndabikora numara kunzanira uriya mutsatsi ushakira ihene y'abakurambere, ihene y'ibara rimwe y'abakurambere. amara kuboneka ubundi ugasigara uri bakimeze neza bakurinda aho ugiye hose. ndaba ndi mu burinzi bukomeye. amaje kunywana nabo ngomba kubikora kandi ndabikora. niyo mpamvu nkubwiye ngo njyewe iwe tuturuka Kampala muri Kamwenge bw'izi Toro. niyo mpamvu mbikukoreye kugira ngo mbikwereke ngo ibyo byose birasabwa. ibyo byose rero kushakiye iyo hene tukayabakurambere bikarangira agasiga bakurinze aho ugiye hose, aho uri mu modoka. ndabikora. watubwiye izina ry'umufiri wawe? ngiye twamwingingiye we. none se mumubwire kandi mumuzi, sinakubwiye izina rye. se wumva mbyibuka ibintu ni ibintu mba nifitiye mu mutwe, urumva nakwibuka izina rye? Umva naramukubwiye rwose, gerageza basi turebe kunibuka. urabizi ngiye sima nshaka ibintu bingora, ibintu bisaba gutekereza cyane. reka ese ubundi ko tutakubwiye ngo wikorere inzu kurisubiramo bitwaye iki? si nk'ibyo byose se. munega amatwi mbabwire rero, nta zina rye mbabwiye. reko mwumirwa swaya ngo ni ikintu cyatari mushaka kumenya cyane, ariko ubona atari igitangaza. fiye mu rukundo watwibwiriye amatsiko akarangira. njyewe ngomba naramubwiye Gisele nuko nibagiwe izina rye. none ugira amagambo zayakubwira ugenda uvuge gusa. ndetse hari aho umuhisha. icyo umuhisha ni igiki? ntabwo ari mugenzi wacu. reka nongere mbabwire, sibyo? ntabwo mubabwiye, nawe nshaka kugira ngo rwose nimumeze bitanga iki. igihe nikigera cyo kumenya nzaza mbabwira ati yitwa kanaka nguyu mu ba president, ariko igihe ntabwo kiragera. twe ntabwo twagusabye isura, twagusabye izina gusa. urumva ushaka kumumenya koko? rwose urumva ushaka kumumenya? mbese wamwibwiriye bitwaye Gisele reka nkubaze, urumva ushaka kumumenya? fata mikoro nkubita ingoma kujya wumve. ako mwebwe mwabakobwa mwe narabamenye, uzi ko hari ubuzima mubamo ntazi ukuntu bumeze. ubuzima tuba mutazi ukuntu bumeze. ubu ushatse kuvuga iki? Gisele iri hano, tuvugishije ukuri, wowe wigeze utwereka sheri wawe? ariko izina urarizi? izina sinababwiye. nanjye sinakubwira umunyereke, mbwira izina kuko nari kubwiye ande nanjye uzamunyereka namukweretse. ari icyo? none se ugiye gukora nk'ibyo Gisele yakoze? oya ntacyo nakora ibyo nakoze. muba muri kunyigisha. oya okay, oya uretse ko yatubwiye ko yitwa James Argent. kora ibyo nakoze nanjye. ngewe ntawe mbabwiye kandi ntabwo nshaka kujya mu bitindeho, umva, kuko shiri wanjye rwose ari kure y'abakiriya banjye mumenya abo nzaza mbabwira ati uyu ni umukiriya wanjye, uyu nguyu dupanga izi mumumenye, ariko boyfriend wanjye ari inyuma y'ibingibi. umva se nshaka ko mumumenya vuba, igihe nikigera nzaza mbabwira ati nguyu shiri wanjye yitwa kanaka, mwitegure tujye guhura nawe. hari ikindi kintu mufite? hari ikindi kibazo mufite? Gisele ibintu birakaze gusa se ahubwo abo amatsiko mufite we rero kakubwiye ntabwo ari amatsiko. sinzi ngo cyane cyane wowe genda kubyakira byananiye. neza kubaza se akora iki? reka da. ariko mwabakobwa cyangwa arakupakupa.
ukaba ufite isoni zo kumwerekana ushaka guha n'agatindi agatindi waba uri kugira isoni zo kubera ko wumvishe ko washize ari bogari kandi afite amafaranga ukaba ufite isoni zo kumwerekana umuntu wawe ati wasanga n'umukozi wa muranseka nta n'uwaguseka urukundo rujya rushaka gusa ayo magambo muri kuvuga muri kuyavugira izina kumenya izina byonyine abavandimwe babiri abavandimwe babiri umwana muto mufata nabi ntimuzi ko gato gakura abavandimwe babiri